Muraho neza. Muraho neza. Umubiri w'umuntu Imana yawuremye mu buryo butangaje. Ugizwe n'ingingo nyinshi ariko buri rugingo rukagira umumaro warwo. Amaso arareba, amatwi akumva, ibiganza bigafata, ibirenge bikagenda, n'izindi ngingo zikagira imimaro itandukanye. Nubwo imimaro yabyo itandukanye, byose bikorera hamwe kugira ngo umubiri ube muzima. Uko niko Imana yaremye n'itorero ryayo. Nta mwizera ufite impano zose, nta n'umwe udafite icyo amaze. Imana yahaye buri wese impano ye bwite, ariko zose zigamije intego imwe: kubaka umubiri wa Kristo. Ariko se ni iki gituma itorero rimwe rigira abantu benshi bafite impano zitandukanye, ariko aho kubaka itorero zikaba intandaro y'amacakubiri? Uyu munsi dukomeje kwiga urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto. Tugeze ku cyigisho cya 6 kivuga kiti impano za mwuka. Muri iki cyigisho turareba impamvu Imana iha buri mwizera impano ye bwite, uburyo izo mpano zigomba kubaka ubumwe bw'itorero, icyo Bibiliya yigisha ku mpano yo kuvuga indimi no ku mpano yo guhanura, ndetse n'impamvu Pawulo avuga amagambo y'icyo kwibukwa aho agira ati mushimikire urukundo kandi mwifuze impano z'umwuka, ariko cyane cyane mwifuze guhanura. Ibyo biri mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 14 umurongo wa mbere. Imirimo dukora ni ingenzi pe, baririmbyi babwiriza abadiyakoni namwe nshuti bakuru b'itorero, igirira akamaro abacuti banjye, ariko si izaduhesha ubugingo. Umutima wawe niyo nsinzi yawe. Nk'uko bimeze ku mubiri w'umuntu, itorero ni rimwe ariko rigizwe n'abizera benshi. Buri wese akaba afite uruhare, akamaro ndetse n'impano bitandukanye n'iby'abandi. Igihe izi mpano za mwuka zikoreshejwe mu rukundo, zituma abantu barushaho kugira ubumwe bugaragaza imico iranga ubutatu bugize Imana imwe. Muri iki cyigisho tugiye gusesengura amagambo aboneka mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12 kugeza 14 n'icyo yigisha ku mpano za mwuka. Uyu mugabane ni igice gito cy'icyigisho kigari, aho Pawulo avuga iby'imyifato umukristo akwiriye kugaragaza mu by'iyobokamana. Ikintu cya mbere gishishikaje Pawulo kirebana n'umuvurungano uboneka mu materaniro. Igisubizo atanga kuri iki kibazo ni uko itorero ari umubiri ugizwe n'ingingo zifite imimaro itandukanye, ifite uruhare mu gukomeza umubiri wa Kristo. Muri make, Imana yahaye itorero impano za mwuka kugira ngo ziteze imbere ubumwe binyuze mu budasa. Nta gushidikanya ko Pawulo agifite mu bitekerezo bye ikibazo cyo kwirema ibice yari yavuze mu bice 4 bibanza by'urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, aho igisubizo cyo kubura ubwumvikane mu bagize itorero ari ubumwe muri Kristo. Ubu noneho akomeza avuga icyo gitekerezo agaragaza imyumvire ye ku byerekeranye n'akamaro k'impano za mwuka. Ingingo ya mbere iravuga ngo impano z'uburyo bwinshi. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa mbere, Pawulo atangira insanganyamatsiko nshya agira ati bene data, ibyerekeye impano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. Ku murongo wa 4 Pawulo avuga mu buryo busobanutse ku mpano za mwuka. Yaranditse ati icyakora hari impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka ni umwe. Ariko ku murongo wa 2 n'uwa 3 Pawulo avuga ko impano ya mbere ya mwuka ari ukwatura ushize amanga ko Yesu ari umwami. Mu bihe by'isezerano rishya, kuvuga ko Yesu ari umwami byari bihuye no kuvuga ko Kayizari atari umwami. Ibi byafatwaga nko gutera abantu kwigomeka ku butegetsi bw'umwami mukuru, bityo bikaba byaragombaga guhanishwa igihano cy'urupfu. Yesu na Pawulo bashimangiye ko kwizera Imana ndetse no mu gihe waba ubirenganyirizwa cyangwa ukangishwa urupfu ari impano ya mwuka. Mu by'ukuri kwizera ni impano ibanziriza izindi zose. Niyo mpamvu mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 13 Pawulo avuga ati ariko none hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Kuba kwizera ari impano ya mwuka bigaragara neza kandi mu magambo Pawulo avuga mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 9 aho agira ati
undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara. nyamara kandi hariho n'izindi mpano nyinshi. Mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 11 haravuga hati, ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. kuba mwuka wera agabira buri muntu wese uko ashaka impano zitandukanye bihamya ko izo mpano zose ari ngombwa. Mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 1 kugeza wa 6 kwisubiramo kw'amagambo uburyo bwinshi bishimangira ko hariho impano nyinshi. Ku murongo wa 1 icyo Pawulo yita impano za mwuka kirushaho kwaguka mu murongo wa 4 kugeza 6 binyuze mu byerekezo bitatu bitandukanye. impano, kugabura iby'Imana cyangwa ibyiciro by'imikorere no gukora. Nubwo aya magambo asobanura ibintu bitandukanye, ni ingenzi kudashyira itandukaniro hagati yayo kubera isano iri hagati y'ibivugwa muri iyo mirongo. Nanone kandi umuntu akwiriye kubona ko impano za mwuka zateguriwe guteza imbere ubumwe hashingiye ku mico y'Imana yigaragariza mu butatu bugize Imana. Nubwo mwuka ari we uha abizera impano, Imana niyo ibashoboza gukorera Kristo mu muryango mugari w'abizera. Buri mwizera ahabwa impano nk'umuntu ku giti cye, nyamara zose zigomba kugirira umumaro umuryango mugari wose w'abizera. Ongera wite ku buryo Pawulo ashimangira ubumwe. Kuki iki kintu ari ingenzi cyane ku itorero? Igisubizo cyawe cyandike mu mwanya wagenewe ibitekerezo. Ingingo ya 2 iravuga ngo ubumwe mu mahara kwinshi. Imvugo y'ubumwe ikoreshwa mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 4 kugeza 6. Umwuka umwe, umwami umwe, n'Imana imwe isobanurwa mu yindi mirongo isigaye yo mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 12. Ku murongo wa 11 ati uwo mwuka umwe. Ku murongo wa 12 ati nk'uko umubiri ari umwe. Akongera ati umubiri ni umwe. Ku murongo wa 13 n'uwa 20 ati umubiri umwe. Ku murongo wa 13 ati umwuka umwe. Ku murongo wa 25 ati ahubwo ingingo zigirirane. Hamwe n'iyi nyito y'ubumwe, Pawulo agaragaza neza uburyo ingingo zinyuranye mu mubiri wa Kristo abinyujije mu mvugo nk'izi ngo ingingo nyinshi, twese arimo twabatirijwe, si urugingo rumwe ahubwo ni nyinshi, umubiri wose, zose uko zingana, ingingo z'umubiri, ingingo zose. Uku gushimangira ubumwe n'amahara kwinshi kugaragaza ko impano za mwuka zigambiriye guteza imbere ubumwe binyuze mu mahara kwinshi. Ubu bumwe mu mahara kwinshi bugomba kugaragaza imico y'Imana. Data wa twese n'umwe, umwana n'undi, kandi na mwuka wera n'undi. Buri wese muri abo batatu afite umwihariko we, nubwo bakorera hamwe kugira ngo bateze imbere itorero no kuriha imbaraga ngo rikore umurimo. Mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 12 kugeza 31 igitekerezo gikuru kibonekamo niki: nubwo ingingo z'umubiri zitandukanye rwose, zose ni magirirane. Ibirenge byishingikiriza ku maso kugira ngo bibone aho bikandagira. Nanone kandi amaso ntashobora kugira icyo afata, ibiganza byonyine nibyo bifata. Ikibabaje nuko mu Bakorinto abantu basaga n'abaha agaciro impano zimwe maze bakirengagiza izindi. Kugira ngo akosore iryo kosa, Pawulo yakanguriraga ibitekerezo byabo gukunda, ikaba ariyo nzira irushaho kuba nziza. Mu yandi magambo, impano ikoreshejwe mu bwenge no mu rukundo, uko yaba imeze kose, ishimisha Imana. Mbese wowe impano yawe ni iyihe? Ni mu buhe buryo ushobora kuyikoresha kugira ngo ukomeze umubiri wa Kristo? Andika igisubizo cyawe mu mwanya wagenewe ibitekerezo. Ingingo ya 3 iravuga ngo inzira irushaho kuba nziza. Urukundo si imwe mu mpano, ni inzira izindi mpano zose zinyuramo kugira ngo zigere ku mugambi wazo. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 13 higisha ko impano za mwuka zikoreshwa uko bikwiriye ari uko zikoreshejwe mu rukundo. Pawulo atangira urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 13 agira ati nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo, ntacyo byamarira.
Pawulo ashimangira ko impano zose nta gaciro ziba zifite igihe zidakoreshwa n'urukundo. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 4 kugeza 7, Pawulo yibanda ku cy'urukundo ruri cyo n'icyo rutari cyo. Yaravuze ati, urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Uru rutonde rw'inshinga 15 rutuyobora neza ku myifatire ikwiriye mu byo gukoresha impano. Mu by'ukuri urukundo ni urufunguzo rutuma impano za mwuka zikoreshwa neza. Nanone kandi urukundo ntirusigana no kwizera no kwiringira, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Ingingo ya 4 iravuga ngo impano yo kuvuga indimi. Bimeze bite ku mpano yo kuvuga izindi ndimi? Dukurikije uko iyi mpano igaragazwa ahandi muri Bibiliya, impano yo kuvuga izindi ndimi ivuga mu rwa mbere rw'Abakorinto, bishoboka cyane ko ari ubushobozi butangwa na Mwuka Wera bwo kuvuga izindi ndimi. Umubare munini w'amasomo avuga iby'impano yo kuvuga izindi ndimi werekana ko iki kintu cyari gishishikaje Pawulo mu buryo bwihariye. Gukoresha nabi no guhindanya iyi mpano kwabo mu ituro ry'Ikorinto byatumye habaho imivurungano n'urujijo mu misengere y'abantu benshi bateraniye hamwe. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 14 umurongo wa 5 yaragize ati, nakunda ko mwese muvuga izindi ndimi, ariko ibirutaho ko muhanura. Uhanura aruta uvuga izindi ndimi, keretse azisobanuye kugira ngo itorero ryunguke. Umurongo wa 13 ati, ni ukuvuga ururimi rutamenyekana asabe kugira ngo ahabwe no gusobanura. Umurongo wa 26 na 27 ati, nuko bene data iyo muteranya bimera bite? Umuntu wese afite indirimbo cyangwa amagambo yo kwigisha cyangwa amagambo yishuriwe cyangwa ururimi rutamenyekana cyangwa amagambo yo kurusobanura, nuko rero byose bikorerwe kugira ngo abantu bunguke. Ku murongo wa 27 yakomeje agira ati, niba hariho abavuga ururimi rutamenyekana, havuge 2 cyangwa 3 badasaga, kandi bavuge bakurikirana, umwe asobanure. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 10 yakomeje agira ati, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ku murongo wa 30 nabwo yaragize ati, bose bafite impano zo gukiza indwara, bose bavuga izindi ndimi, bose basobanura indimi. Impamvu ituma impano yo kuvuga indimi idasigana n'iyo kuzisobanura nuko indimi zigomba kuba zumvikana. Bitabaye bityo ntacyo gukoresha iyo mpano byaba bimaze. Ibi bisobanura impamvu Pawulo atinda cyane ku gusobanura indimi no kuzisobanukirwa. Bigaragara rwose ko atanegura impano yo kuvuga indimi ubwayo, ahubwo nk'uko tugiye kubibona, ugukabya mu kwirutisha izindi kw'Abakorinto kwabateye gusuzugura impano y'ubuhanuzi. Kugeza ubu ni ingenzi kubona ko nubwo Pawulo yifuzaga ko Abakorinto bose bavuga izindi ndimi, ntiyari yiteze ko ibyo bizabaho. Bityo rero igitekerezo cy'uko abantu bose bagomba kuvuga indimi mbere y'uko basaba kubatizwa na Mwuka Wera ni uguhindura inyigisho ya Pawulo iboneka mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12 ndetse na 14. Mbese mu itoro ryawe hari abantu bavuga izindi ndimi? Ni mu buhe buryo bashobora gukoresha ubwo bushobozi kugira ngo barehereze abantu kuri Kristo? Ni mu buhe buryo ibi bidufasha gusobanukirwa imiterere nyakuri y'indimi Pawulo ari kuvugaho? Igisubizo cyawe cyandike mu mwanya wagenewe ibitekerezo. Ingingo ya 5 iravuga ngo impano yo guhanura. Impano yo guhanura ifata umwanya ugaragara cyane ku kiganiro Pawulo akora ku birebana n'impano za mwuka. Igishimishije ni uko impano yo guhanura akenshi ibanziriza iyo kuvuga indimi. Igihe impano yo kuvuga indimi ari yibanje kuvugwa, biba ari ukugira ngo hashimangirwe gusa ukuntu atari yo y'ingenzi uyigereranyije n'impano yo guhanura. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 14 umurongo wa 3 Pawulo yaragize ati, ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 15 umurongo wa 32 haravuga hati, Yuda na Sila kuko nabo bari abahanuzi bahuguza bene data amagambo menshi barabakomeza. Ibi bisobanura ko ubuhanuzi butareba cyane ibyo kuvuga ahazaza,
kuruta ko bwaba buvuga ibirebana n'uburyo bwo kubaho muri iki gihe. Inshinga y'ikigiriki prophetio ishobora gusobanura kuvuga ikintu kitaraba cyangwa kuvuga ikintu mu cyimbo cy'undi muntu. Urugero, ubusobanuro bwa mbere buboneka mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 29 kugeza 31, ugereranyije no muri Amosi igice cya 3 umurongo wa 7, aho igitekerezo cy'uko Dawidi ari umuhanuzi gisobanurwa nk'umuntu ubona ibintu mbere y'uko biba. Ubusobanuro bwa kabiri buboneka mu byakozwe n'intumwa igice cya 15 umurongo wa 32, aho Yuda na Sira bagaragazwa nk'abahanuzi. Nyamara ubuhanuzi bwabo bwari ubwo gutera umwete no gukomeresha bene data amagambo menshi. Mu Befesi igice cya 4 umurongo wa 11 kugeza 13 hatubwira ko impano za mwuka zitigeze zihagarara mu gihe cy'intumwa, zari zikwiriye gukomeza kubaho kugeza ku iherezo. Nyamara umuntu navuga ko ari umuhanuzi asuzumishwe ibyanditswe. Tubivuze mu buryo bwagutse, amategeko 4 akwiriye kubigaragaza. Ibya mbere, ubuhanuzi butagira ikigombero buri gihe burasohora. Ibya kabiri, ubutumwa bwe buhura n'ubw'abahanuzi bamubanjirije. Ibya gatatu, imibereho ya buri munsi ihamya ko yiyeguriye Kristo. Ibya kane, Yesu yavuze ko abahanuzi b'ibinyoma bazamenyerwa ku mbuto zabo. Igitabo cy'ibyahishuwe kigaragaza ko impano yo guhanura ari ikintu kiranga ituro ryasigaye kiritandukanya n'andi. Nk'Abadiventiste b'umunsi wa 7 twizera ko impano yo guhanura yahawe Ellen White maze ikagaragarira mu nyandiko ze. Impamvu zose dufite zidutera kwizera impano yo guhanura ya Ellen White ni izihe? Ibibazo bisigara byerekeye uruhare n'ubutwara afite ni ibihe? Andika igisubizo cyawe mu mwanya wagenewe ibitekerezo. Dusoza, ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa nibi: nimureke abantu bajye gukora, biringiye Uwiteka nawe azajyana nabo, yemeze imitima kandi ayihindure. Umukozi umwe ashobora kuba ashoboye kuvuga, undi ashoboye kwandika, undi ashobora kugira impano yo gusengana umwete atabyajya kandi atagamburura, undi afite impano yo kuririmba, undi ashobora kugira ububasha budasanzwe bwo gusobanura ijambo ry'Imana mu buryo bwumvikana. Kandi buri mpano yose ihinduka imbaraga Imana ikoresha kuko ikorana n'uwo mukozi. Umwe Imana imuha ijambo ry'ubwenge, undi agahabwa kumenya, undi agahabwa kwizera. Nyamara bose bagomba kugira umuyobozi umwe. Impano z'uburyo bwinshi zigeza ku mikorere y'uburyo bwinshi, ariko Imana ikorera byose muri bo ni imwe. Nimurekeye kugira umuntu n'umwe usuzugura impano zifatwa nk'izoroheje. Bose nibajye gukora. Nimurekeye kugira uwipfumbata mu kutizera bitewe n'uko atekereza ko atakora umurimo ukomeye. Nimureke kwirebaho, nimuhanga amaso ku muyobozi, mu bugwaneza, kuba abanyakuri no mu rukundo mukora ibyo mushoboye. Buri wese muri twe akeneye ubufasha dushobora guhabwa bukomotse ku bundi bwenge. Imana izakorera mu bindi bitekerezo bitari ibyacu. Impano zitandukanye zahawe abantu batandukanye zigomba guhurizwa hamwe kugira ngo zitunganyirize abera gukora umurimo wo kugaburira iby'Imana, kugira ngo zungure umubiri wa Kristo. Buri gihe imbere yacu hazahora inzitizi, ariko tugomba gukurikira umuyobozi wacu maze tugahangana n'ibiturushya twunze ubumwe dufatanye mu biganza. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Amen.